idini. Ijambo ni Yesu kandi ubwe yaraje aje afata imizingo yo mu idini aricyo bakwita Bibiliya arabasomera ariko ijambo ryari ritaraza. Yego. Kandi twize hejuru ya Bibiliya ni ibitabo. Uyu munsi wa none ideology ihari nuko Bibiliya ari igitabo cyera cyahumetswe n'Imana. Okay. Ariko nawe warangiritse. Uziko nawe ndi gukora nkabona warangiritse. Uzi impamvu wangiritse? Reka nkubwire impamvu wangiritse Robayiko. Iyo ngiye kukubwira. Urumva? Reka nkubwire n'ikintu bidini rikora uyu munsi. Nuvuga ngo uyu munsi ugiye kureba usanga abanyedini bazi reality. Suko batazi reality. Bazi ukuri. Ariko ntago bashaka kuvuga uko kuri. Kuko isi yubatse ku kinyoma. Systeme y'ikinyoma. Bivuze kubera iki? Nawe urasa n'upfu ariko ngo nija ngo ariko icyo gitabo cye bivuze iki? Bivuze ngo hari ukuri ufite ariko ntiteranya. Ntabwo ndi kugira ngo niteranya Emi, ndagira ngo unyumve. Ahubwo hari ahantu uzagera abantu uko umuntu agenda hari urwego tuzageraho dufungurira abantu kuri. Ntabwo ukuri kose katugaruke kuri rya jambo twavuze muri Yesu, inzira, ukuri, ubugingo. Ubu tuhagereye rimwe se? Reka twemere ko twatangiye inzira yo kuzagera mu kuri kw'ibyo turimo tuvuga, ari byo bigendanye n'idini, ari byo bigendanye no kumenya ukuri kwa abantu, uburyo bashobora kugera mu buryo bamenya bagasoroka muri izo za Bibiliya, bakamenya n'ijambo ry'Imana, bakamenya uruhare rwa Bibiliya, bakamenya n'uruhare rw'ijambo ry'Imana, bakamenya bakagenda. Kanemere ko uyu munsi reka twenemere ko turi gukoresha inzira, kandi inzira ntiturayimenya. Ndagira ngo ikintu tucemeranye, uyu munsi nabikubwiye turi gukoresha inzira. Nubwiye ngo uyu munsi ndahita nkujyana mu kuri, gusa inzira utaranayumva. Nicyo Yesu yasobanuye. Reka birumvikana. Ntabwo uri bukujyane mu bugingo utarumva inzira. Ni nacyo nyine abantu bagiye bakora. Mwebwe mutujyana mu bugingo, batujyana mu bugingo tutarumva inzira, bakatujyana mu kuri tutarumva n'inzira. Niko tushobora kubaza umuntu ukijijwe imyaka 30 akubwira ngo mbwira ukuntu umuntu wakijijwe azarimbuka. Nese umuntu wakijijwe azarimbuka? Ntabwo azamahame amufasha kuba yarakijijwe ese gukizwa kandi atazarimbuka. Ukubyumva? Hari umuntu ushobora kubaza ngo ese wumva uzajya mu ijuru? Uyu munsi urakijijwe, kumva umerewe neza, kumva Yesu Kristo ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uyu munsi aje none nawe agenda ubura ngo simbizi. Kandi amaze igihe mu idini, amaze igihe yigishwa, ariko ntabwo bamubwiye inzira. Hari inzira rero, hari n'ukuri, hari n'ubugingo. Kuvuga ngo buri ntambwe yose rero ifite umwanya wayo. Kuvuga ngo uyu mwanya w'intambwe y'inzira nuko abantu bagomba kubanza kumva inzira. Ko mu nzira dufite harimo inzira nyinshi. Yes, harimo inzira nyinshi. Kugira ngo uve hano ugera aho ugomba kugera ni inzira ukoresha. Kugira ngo dushobore kumva dusobanukirwe ni inzira dukoresha. Ni Yesu avuga inzira, ni iyihe yavuze muri we? Kukiyerekana inzira, kukivuga ko ari inzira. Inzira mu bitekerezo by'abantu niyo bayigisha bayumva. Inzira ivuze iki? Igihe umuntu ari kugenda mu nzira, ari mu nzira atangiye kugenda, birasobanuka ko atangiye kugenda ari mu nzira.
atangiye kugenda. Utangiye kugenda si igisobanuro cyuva ko yagezeyo. Uwatangiye kugenda si igisobanuro cyuva ko azarangiza urugendo. Uwatangiye kugenda si igisobanuro cyuva ko yamenye. Ubu tugira n'abantu bafite urugendo bari mu nzira. Okay. Atahagurutse. Bivuze ngo ubu ngubu urimo uraduhishoje ikiganiro ushaka kuzaduha. Yego. Reka mbifate gutya. Yego. Urimo uraduhishoje ikiganiro ushaka kuzaduha. Yes. Okay. Iyo ni ishusho y'ikiganiro nshaka kuzajya mbaha. Okay. Inzira. Uwatangiye kugenda ahura n'ibintu. Agenda ahura n'ibintu mu nzira, agenda agira ibintu ahindura, agenda ahura n'ibintu, agenda akura mu nzira. Hari n'ibindi ashiramo bitari birimo. Akagenda yumva inzira, yumva uguhumura kw'inzira. Iyi nzira niyo gukomezwa cyangwa si yo gukomezwa, ariko ari mu nzira. Aha rero aha ni kuri YouTube cyangwa se ni kuri murandasi, reka nkubwire ngo ni ahantu umuntu yicara umwanya utari munini. Yego. Kugira ngo avuge ngo hari umuhema iki kintu. Niyo mpamvu abigisha benshi iyo bigisha wenda barahushura. Yego. Kwe tuzigisha rero. Iyo rero kwigisha kwa nyako kwimbitse bisaba gutegura ibintu bikomeye. Yego. Kuko harimo abantu bazabaza ibibazo. Yeah. Rero mazabaza ibibazo nanjye sinoroshye. Yego. Ibibazo byanjye ni umunsi. So bivuze iki? Bivuze ngo wenda tugana ku musozo. Reka nkwereke ikintu kimwe. Intego yanjye iyo nkora ibi biganiro n'uyanga abantu bacanganyukirwe. Aha. Ngiye ntago nkora ibiganiro kugira ngo abantu bicare ngo bavuge ngo am satisfied. Niko nanjye niyo ntego yanjye. Ngiye nkora ikiganiro nshaka ko umuntu acanganyukirwa. Yego. Kuko umuntu wacanganyukiwe ntabwo asinzira, ntatuza. Wow. Ahubwo ashaka kumenya ukuri ko ibyo bintu biri kumucanganyukisha. Kuko abantu dufite uyu munsi bari mu rungabangabo ariko ntibabizi. Yes. Wakabaye mu rungabangabo bya nyabyo, wakabaye ushaka ukuri. Yeah. Kuko ngiye kuvuga utuntu dutatu. Icyambere, iyo tuza kubona ukuri no gukira mu idini tuba twararuhutse. Nyamara avuze ko yaje kuruhura abarushye n'abagize bate n'abaremerewe. Bene wacu barimo baratujisha ko baruhutse ariko bararushye. Kuko baracyari mu mihango y'idini. Barakikorezwa aho usanga ukuyoboye cyangwa ugushumbye akwikoreza ibintu watagira ate atakwikorera. Kabiri, babayeho ubuzima bwo kubaka ubwami bwa ba nyiri ibyo bizu. Kandi ijambo rivuga ngo sinzaba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abana babo. Yeah. Muri mwe niho ntura. Idini rero rihakana urusengero nyakuri kuko ngo bubatse insengero nziza. Ariko Kristo niwe rusengero. Burangiye ngo ngiye nkunda Yehova. Ko baravuga ati ni inzu y'ikoraniro. Ni urugero. Ntanze. Sindi mu Yehova. Ariko ko nabo bafite amahame y'ubugore. Ariko ravuze ngo ni inzu y'ikoraniro. Dukoraniramo. Ko twicaye turi itsinda ni kimina cy'igikondo cyangwa cy'inyamirambo cyicaye cyubaka inzu bazajya bahuriramo. Icyo kimina. Vanamo akantu ko kuvuga ngo duguterana kwera. Gutingegera abasambo, abajura, abanyazi. Abanyamashyara, abanyamoko. Bicara ahantu bavuga ngo turi mu iterano ryera. Bro, ibyo nibyo nashaka kumva ngiye. Mu iterano ryera. Wowe wangana na mwene so mwicaranye ngo turi mu iteraniro ryera. Yes. Emi, ibyo nibyo biba mu idini. Iyo avuze iteraniro ryera, iyo Imana ikoresheje, Yesu akoresheje icyo bita guterana, hari uguterana no guhura. Sinzi abantu niba barahita ndabyumva, hari uguterana, hari no guhura. Uzi ko dushobora guhura tutateranye. Okay? Iyo abantu bateranye
bashobora guteranya ibyo bintu byabo, ibyo bisabutso mu idini, bateranire kujya impaka, gushyiraho ayo mahame, kubaka bene ibyo bintu. Ariko guhura, abantu bajya bahura. Uw'inyamirambo agahura n'uw'igikondo, uw'igikondo agahura n'uw'Rusizi. Wenda ahangaha kugira ngo abantu bazumve cyane uburyo abantu bashobora guhura batateranye, ni uburyo abantu bashobora, bumwe bwa mbere ni uburyo abantu bashobora kumva ibintu kimwe. Umwe akaba aririye, undi akaba aririye. Mwibutse ko abantu uko bakurikirana ikiganiro, umwe ashobora kumva, kuzabyumva ari kuri, n'undi akazabyumva, kandi tukaba turahuye. Noneho ibigize guterana nibyo bya bindi abantu bahura bakabigira nk'iyo Imana ibwiye Amosi ikabwira ngo bwira Abisirayeli baze mu iteraniro. Abantu bazi ko ari ukujya guterana bahuje. Ni koko. Ariko iyo baza mu iteraniro mu ihema, ntabwo ari cyo Imana yabaga ishaka kuvuga ko abantu baza bagakura igikundi. No. Guterana babyita gukora igikundi, ariko guhura babyita kwemezanya. Kwemezanya. Kwemezanya ni ukwemeza ko iki ari ukuri cyangwa tugihuriraho, kuruta guterana. Impamvu idini abantu tugomba kujya guterana ni uko hari n'ibintu riba risabwaho. Ariko guhura nta bintu bimwe biba bisabwaho ngaho. Niyo mpamvu haboneka no kuza guterana. Iyo wavuze ibintu bihindutse uguterana kwera, kubera iki bishobora kuba guterana kwera? Nuko Imana yabiraho. Ariko nemeza ko igihe Imana yaba muri ayo materaniro, Yesu ari yavuze ngo munkura ayo materaniro yanyu, guterana kwanyu kuvanze n'ibyaha. Urumva guterana kwanyu kuvanze n'ibyaha kukurweho. Ibyo ni ijambo ry'Imana muri Yesaya. Amateraniro ateranye kuvanzwe n'ibyaha kukurweho. Ntabwo Imana yemera yuko abantu bateranye hanyuma haba havuzemo bya byaha, bya bintu biri mu mitima y'abantu. Uko ntabwo rero Bibiliya ntabwo Yesu yemera uko guterana. No. Arakerekana kuko guterana gukurweho. None se Kigali wijya kure wenda kingero nyinshi n'undi turi gusoza. Yes. None se Mari ndakumva nawe uvugishije ukuri kuba Kigali. Yes. Uko guterana kubaho ni ukwera, ni uguterana kwejejwe ukurikije ibyo Yesu yavuze. Uburyo nibiba muri amateraniro uko ni uguterana kwera kuba. Gusubiza nihuse cyane. Ntabwo kwejeje. Sawa rero dusengeye tugane ku musozo n'ibicupuri rwose. Uvuze ngo uku guterana kuraboneye aho ngaho. Dusengeye tugane ku musozo. So urakoze cyane, kandi dushimiye abantu baduteze amatwi. Imana ibahe umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha
kandi turi hano ku bwabo no kugira ngo dufatanye dushake kugera mu kuri ku ijambo ry'Imana ribidusaba kandi rikabidutegeka. Amen. Rero reka dushimire Imana yatubashishije kandi yadushoboje. Nongera mbabwira ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzatubatura. Ndabizi neza ko turatangiye kandi Imana izadukoresha byinshi. Twemereye Imana kugira ngo Imana idukoreshe, kandi uburyo bwose Imana izaduha kuyikoreramo tuzabutanga uko buri, tutitaye ku bisitaza ingorane zose zahaboneka. Mana, mu izina rya Yesu dushimiye izina ryawe, kandi umwuka w'Imana wagendaga hejuru ya buri kimwe cyose agende hejuru y'ijambo ryawe. Umwuka w'Imana agume kuriyerekeza, arikoresha imirimo n'ibitangaza kuri buri umwe uzaba uteze amatwi y'iki kiganiro. Dushimiye byose wakoze n'ibyo uzakora. Icyubahiro n'ikivuye ku b'Imana. Byose bikorwe mu gushyira hejuru icyubahiro cy'Imana no gutuma izina ry'Uwiteka Imana rimenyekana ku migabane yose igiye itandukanye. Urakoze, ugize neza. Mu izina rya Kristo dusenze twizeye. Amen.